Iyi ni Mufosini TV. Mwakano kanya niba utari wakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo inkuru zacu zigeze kugeraho ku buryo bworoshye. Mwakano kanya rero tugiye kubagezaho ikiganiro cyerekana uburere mu muryango w'abasaveri. Uburere mu muryango w'abasaveri nkuko musanzwe mubibona ku maparuwasi atandukanye ya Kiliziya Gatolika, masanga urubyiruko rutandukanye, haba harimo n'urubyiruko rw'abasaveri. Umuryango w'abasaveri ni umuryango wa Kiliziya Gatolika urera kandi ugakora, ukaba ufite intego ugenderaho urukundo iteka. Umuryango w'abasaveri washinzwe n'umupadiri witwa George Defoe, akaba ari umupadiri w'umuzungu wakomokaga i Burayi. Yaje kuwushingira muri Kongo aho yari ari mu butumwa bwe muri Afurika. Umuryango w'abasaveri mu maparuwasi atandukanye urimo kandi ugira ibikorwa bitandukanye, harimo ibikorwa by'urukundo, ibya gitumwa ndetse n'iby'amajyambere. Umuryango w'abasaveri ugira uburere bugaragarira mu byiciro bitandukanye, aribyo bita intera. Harimo intera y'abishimye, intera y'intwari, intera y'abanyeshyaka, intera y'urunana rw'abasaveri bakuru ariyo gusa cyangwa se mu magambo arambuye Union des Saveries Adultes. Mu muryango w'abasaveri bagira uburere bakurikije buri cyiciro. Umwana baramurera, mu gihe bamurera igihe cyo kugeragezwa rero buri mwana bamunyigisha za ngombwa zimufasha kumenya ubumenyi bw'umuryango. Iyo amaze kumenya icyo akurikiye mu muryango, bamwemera kwambara ibimenyetso by'umuryango w'abasaveri. Iyo bamaze kumwemera kwambara ibimenyetso by'umuryango w'abasaveri, aba ari umusaveri wuzuye. Iyo bamaze kwemererwa kwambara ibimenyetso by'umuryango w'abasaveri, bahamarirwa gukomeza gukora ibikorwa bya gisaveri birimo ibikorwa by'urukundo, ibikorwa bya gitumwa ndetse n'iby'amajyambere. Buri wese mu rwego rwe, wese mu cyiciro cye, yaba umwana yaba umukuru. Bategura rero nyuma y'aho amasezerano, buri musaveri uko umutima we umwemeza ko agomba kurushaho kwegera Kristo, bikamufasha gutegura isezerano rye rya gisaveri rimufasha gukomera mu Kristo. Isezerano ry'abasaveri ribera muri Kiliziya mu gitambo cya misa, ikayoborwa n'umupadiri umuniye w'abasaveri, kuko iteka amasezerano ayoborwa na padiri. Dusabire abasaveri kuko bamwe muri bo baza gukora amasezerano, bane mu rwego rw'abishimiye icyiciro cy'abishimiye, abandi babiri mu cyiciro cy'intwaro. Tugashimira ababyeyi babo rero babayoboye n'umuryango urera, abandi babyeyi mu rwego. Uwasezeranye yambikwa ibimenyetso byerekana ko yasezeranye. Umugisha imisaraba ya feza iza kwambika abura gusezerana kwishimiye. Imana, ababyeyi n'abagenzi bacu, Ukwishima muzakurahe mufatanya na Nyagasani Yesu, mu muziki by'urukundo, dukunda Imana, dukundana kuko Yesu yadukunze. Yabuze leta munini imbere ya Yesu umutegeka wacu, ufashijwe na Mariya umubyeyi wacu, sezerano kuzakora uko nshoboye ngo muri itegeko ry'urukundo ryo mu sezerano. Wenda igihugu Faustina imbere ya Yesu umutegeka wacu, ufashijwe na Mariya umubyeyi wacu, sezerano kuzakora uko nshoboye ngo muri itegeko ry'urukundo ryo sezerano ryawe. Kugira batukuze Imana kandi imbere ya Yesu umutegeka wacu, ufashijwe na Mariya umubyeyi wacu, sezerano kuzakora uko ashoboye ngo muri itegeko ry'urukundo iryo ni ryo sezerano. musezeranye gukora itegeko ry'urukundo. Iryo ni ryo sezerano
isezerano ryacu. Padiri Umuniye bifuza ko ababyeyi baherekeza abana babo mu gihe cy'amasezerano kugira ngo babashyigikire mu masezerano baba bakoze kuko aba ari ubutumwa batangiye. Umusavera abana na Kristo, umusavera n'intumwa Kristo bose, umusavera afasha abana nanjye ashaka rya gutegereza, umusavera afatanya n'abandi mu gihaye iwabo, umusavera abantu gukura bose, umusavera abana mukene kumutegeka kumufasha, umusavera yirinda kandi akama akabajya kurwanya, umusavera atera abana kumushima, umusavera aharanira amajyambere y'igihugu cye, imirimo akora yibwiriza mu masengesho no mu gihugu, umusavera ashaka kugira akamaro ashyikiriza abandi ijambo n'ubuzima bw'Imana. Danse bashijwe n'inema y'abatisimu nawe niyemeje kuba umukristu mwiza no gufasha bagenzi banjye kuba abakristu beza n'iryo sezerano ryanjye. Imana ndarasenye bashijwe n'inema y'abatisimu nawe niyemeje kuba umukristu mwiza no gufasha bagenzi banjye kuba abakristu beza n'iryo sezerano ryanjye. Niba dusoma imyanya yabo turakomeza tuvuga amasengesho dusaba tubasabira tubasabira kiliziya yose. Kubw'umubano abasaveri baba bafitanye n'umubyeyi Bikira Mariya nk'abana ba Bikira Mariya kandi akaba abavandimwe ba Yezu, igihe cyo gutura bajya basezeranye amatara bayatura Bikira Mariya bakayashyira imbere ye, cyaba ari ikimenyetso cyo kwereka Bikira Mariya ko bamutuye ibyabo byose, ko bamwiyeguriye kandi igihango bafitanye ko bazayikomeraho. Iyo bamaze gusezerana ubwo butumwa baragenda bakabushyira mu bikorwa aho bagiye hose. Ntibirangira gutyo kuko bishimira igikorwa barangije, bajya hamwe bakabyizihiza, bakishima, bakabyina, ndetse abafite icyo bakira basoma bakacyakira. Umuryango nuwande Nuwasaveri, nuwanyewe, nuwawewe, nuwuriya, nabariya, nuwacu twese. Komeza umuryango, abishimye murahawe, komeza umuryango, intwari murahawe, komeza umuryango. umuryango nuwande
zenguruka Saveri zenguruka tugatambe Saveri zenguruka 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 Saveri zenguruka tugatambe Emye barire Baze tutine zenguruka tugatambe Mari zirihe Ize tutine zenguruka tugatambe Saveri zenguruka 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 Saveri zenguruka tugatambe Furu yagendaga gisirikare mu ngando 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 mu ngando mu ngando Furu yagendaga gisirikare mu ngando amabanga amabanga Kamubera amabanga Musaveni amabanga werera Amabanga wehogora Abanga ninde mukobwa Amabanga Sokoza neza Amabanga Kamubera Amabanga Musaveni amabanga werera amabanga wehogora amabanga ubu rero icyo tubonye ni igice gitoya mu bice bigize uburere bw'abasaveri. Umenye ko turebye igice cy'abishimye n'intwari kugera ku masezerano, ariko aya masezerano ntabwo arangirira kwa bariya abana batoya gusa tubonye, ahubwo hariho n'amasezerano y'abanyeshyaka ndetse n'unana rw'abakuze ari rwo gusa. Icyo cyiciro tuzakireba ubutaha. Ese muri bya bikorwa bakora nta bindi bakora? Kadutegereza agace gakurikiyeho, uzabe hafi ukomeze ukurikiye kuri channel yacu, ugenda ureba ibyiciro byose by'uburere mu muryango w'abasaveri n'inyungu bigenda bigezaho umusaveri yaba umutoya cyangwa umukuru. Murakoze kuba mwakurikiye iyi video yacu, mukomeze mube hafi yacu, kanda subscribe maze ujye ubona video zacu ku buryo ukoroheye ndetse n'inyigisho nziza zirimo indero za Kristo zubaka umuryango nyarwanda, zubaka indangagaciro za kimuntu.